Ewana cha muri no misiriri wa muntu we. Hari nkubiri y'ikintu bita umubatizo. Umubatizo w'abanya abantu bahuje ukwemera urumva abahuje babanyadukoryo bafite ibintu mbese bahuriyeho bavuze bati twagera gakeza dukizwe twindira inzira. Ni ikibazo cy'amadini cyane, ikibazo cy'abari cy'amadini nasi ko bari kubijyamo bakana oya buryo umutima ugera igihe ukemera. Dire nkungu mukanya mbonye inkuru ngo witwa ngo Jacky Hitimeka ngo bamujagarije ikintu bamujagarije ikibanza ngo yabatishwe. Ni ukuvanga ikibanza kuba okay ibyo by'ikibanza ni ukuvanga nyine ni inkuru za kahise buryo wakijijwe ukemera Yesu Kristo nk'umukiza urumva nimba ariko bivuga kuba Kristo ni ukuvuga ngo uba wapfuye muri roho urumva ukazukira hejuru cyane mu mwuka wera uhinduka nyine wiyirengagiza ibyo wabayemo ujye mu bishyashya. Ubu bese nibyo bita kuvuka. Ubuvutse ubupfuye muri kamere ngo ukazuka muri roho mutagatifu cyane. Rero urabona nk'ubwo rwose tuvugishije kuri wenda uriya mwana nyine nka Jacky kabare mvuga cyane kwanza mu bantu babatijwe sinzi nimba ubazi. Hari Jacky, hari Fatakumavuta urumva, hari n'abari babatijwe mbere yaho harimo ba DJ Briane, harimo ba Kanyusi umwe Kayusi rero yari umugore yaragwasubiye mu wakundanye n'umuntu bita Yige urumva noneho bigezeho aza kubivamo yabonye ko ari inzira itaboneye ari mu buyo aragenda rwose afata ikintu bita Bibiliya aragenda ariyigisha koko hashize igihe ayigisha nyina w'abapambe. Ikintu yatangaje ni kimwe yaravuze ati biranambabaye Imana nge byaranambabaje sinkubeshye ni ukuri ku Imana genda ari nabyishimiye ni ukuri uvuga ngo umukobwa yakira ndavuga ni basi avuye muri bwa bugore iriya kese y'ikintu bita ibintu by'abantu bahuje ibitsina shamana bijyanye n'umuco nta muntu itababaza kabisa umuntu idakora ku mutima. Mu Rwanda nyine ntago ari ibintu byacu urumva rero iyo ubonye umuntu abivuyemo aravuga ati sha byibura urumva rokotse n'abandi baraza bamukurikiye babivemo. Ukayusi rero sasa araje ikibazo nuko numvishe ngo hari n'idini ryabo nimba ryarabagaye ntago ariko menya mu Rwanda ryaryaje ryari hari ryayobowe na Dembe uri akayitare Dembe ryari mu Miduha manga data girahari man genda rizi kinzi ni abintu by'amakuru numvaga ngo by'amahuriro ngo ari naye habaga ibintu by'amahuriro ngo babaye imibonano wanahuraga ngo bakaguha kuno gupesa bakaguha ku mafaranga ubundi amafaranga urubyiruko rwinshi rwarariri yari amafaranga yabo. Ariko rero iryo dini ryo arangiza rirahari Ikanombe wese bwo basengaganye naye sinzi usabura bagira buri muntu agira umwami wabo n'umukiza wabo no kuyimera munsi y'akabati shaka kora ibi bintu by'iterambere bizanadukora no kwisha ukajya kumera munsi y'akabati nimabeshye kino impamvu ibintu bibaye simabeshye nabonaga ikintu mfite hano ni icyo kunyweramo ariko kidashamaje navuga ni reka shaka ko ari igikoma n'agafanta ariko ntabwo waba uri kunywa igikoma ngo gire ntabwo ari ibintu byo kuza kwereka abanyarwanda uri uno mugabo nta mugabo unywa igikoma muri make reka nkweho rimwe menyisubizaho cyane cyane unabaje kubihisha ni umuntu wakineze akinega imbere y'amaguru itugiterura rero nakore hari ukuntu satani ivuga ati ariko hasi waba warebye yo nta kantu uri kumva kegera amanuka ari gucyusha amano banza ureba ko usa nk'ureba yo gatoya satani rero ahita ashuka ariko twikomereza ku byo wari uri kumbaza ati ngo dini ngo ryabo genda nimbisi ko rihari ahubwo sinari nzi pasiteri wabo kako nanagerageje n'inshuro nyinshi. Dembe niwe nigije gusanga ni founder yari founder akaba ari nawe wari president wabo
mana mutipe ni umutigisi mutipe urabizi yagize gutya baje mu bintu by'icyorezo cya sida birahomba abona ko hajemo n'abandi benshi ahitayo bahita ajya muri biriya bintu by'ubutinganyi mana mutipe ni umutigisi wa dani. None se ikintu gusa idini ryari rihari bajyayo kuko gusa bari mbarwa ari wenda shaka ryaraguye muri ya nkubiri yo gufunga amadini atujuje ubuziranenge adafite naho yanditse ibyangombwa bihagije atarafite aho yanditse naryo ryari mu madini atanditswe kuko mu Rwanda ntabwo ryemewe. None se ni icyambere ntabwo ryari ryemewe iyo dini reka tuyireke nimba yarana uko byasa kose ntiri no gukora kuba twaramenya amakuru ko ryabaye ariko urumva nari mavuga ku nkuru y'umuntu bita Kayusi arakijijwe yafashe Bibiliya nawe na mama wa Pampi najyaga mbona basokana muri church n'iki bakizwa rwose akajya nabwiriza aza ku binyamakuru bimwe na bimwe abwiriza ayisubiyeho buhere narakuye uzi ikintu yavuze ejo bundi se sinzi nimba arabonye amashusho narayibonye ngo asubiye ngo ngoranye n'umugabo n'umugore wiwe yasanze abapasiteri bamubeshya asanga ngo ibyo bamubwiraga nuko bizanahindura ubuzima bwe ngabona ubuzima nibuhindutse ngasabona burabishye ngo ashaka kujya muri ba bantu ashaka kujya mu wenda kuvuga ati bakobwa bankunde ngo nabara banga kumukunda barabura arangije aravuga ati umuntu wenyine ushobora kunkorera ibintu byiza bimeze neza biryoshye ni umusheri wanjye nataye ahitamo gusubira gufata urugo rwe ariko ajya gusaba imbabazi kugira ngo yongere yubake urugo rwe wenda bazabyare hungu nakobwa turetse wenda kuvuga ngo Kayusi yaragarutse wenda no kuvuga ngo abapasiteri ni abasikama ariko si byo si twabigenderaho ngo ni abasikama ariko dushaka kuvuga ngo uriya mutipe n'undi yari yarabivuyemo atabivuyemo iyo asanga ari abasikama amatorero ni menshi muri iki gihugu. Uvuze ko yari yarabivuyemo abivuyemo ntabwo yari yarabivuyemo none se ntabwo yari yarabivuyemo ukuntu yari ameze nta kuntu wagenda ngo uyogoshishe wambaraga costume reka mbwireze gi none se n'amafaranga nyine hari amadini hano hanze sibyo wenda sinagisa amahirwe yo guhura nawe abapasiteri bashaka gucuruza mbere yuko bigisha iryo jambo ryo muri Isiraheli baryigisha ngo rikurura abantu noneho je nkasanga afite itorero kugira ngo bamenye ndi burebe zigi wibandi wirirwa muri ribu biyama bagira iki ndi bumukenere urumva rero mwitabaze ngo hamagare ubiri kuri mu kiganiro wa urumva gawe ati ndi bukwitabaza noneho narangiza nje nkagufata nakuzana mu rusengero nkakubeshya nkakwizeza ibitangaza zigi hariya uzabaho neza ubuzima buzamera neza niki wahaza n'ubundi bwaza wuri ibyo ukurikiye utaje kuko ari umutima wawe ukuvanye muri ya mikino wirirwagamo ariho uriya mujama nyine uyu Kayusi we yavuze ngo avuye mu butinganyi ariko still ubwonko bwe n'umutima we byose bikiri azakurikiye ibyo bitangaza nimba ariko banze kumumotiva banze kumuhimbaraga umvisha ngira video iriya video y'ikiganiro ari gukora sinzi iracana ari gukorera yaravuze ngo njyewe ngo nabijemo ngo nzigo nzahita mbona ibintu byiza ngo bari barasezeranyije ngo nziko nzahita yarazikahita abona ikarita yo kujya nzahita mbona n'ibintu byinshi bikaze n'amafaranga noneho birabura ubibuze ngo nshaka naba bakobwa ndababika ni patch abakobwa wabuze abakobwa yabashakiye gukora icyo kibazo none se mu rusengero nibyo byari bimujyanye yarakijijwe abakobwa araba oyagewe ibyo uri kuvuga abakobwa barahari ahubwo yabashakiye abakobwa akantu k'abakobwa niko kasi kavuga so nawe yananiwe kwihangana ahakirijwe harameze ane yashize nayarimo none no ameze ane ukahita wongeraho ngo nabuze n'abakobwa
ariko rero kumva akantu k'abakobwa unabuze hari ukuntu reka ngwisukure ubundi baravuga ngo dawa ya moto ni moto ni ukuvuga ngo yewe ubutinganyi no kujya mu bakobwa byose ni umuriro yagombaga guhita ashaka undi muriro yimukiramo ariko yaravuye mu muriro umwe avuze akajya mu wundi kugira ngo uwo muri gutwika cyane ukwibagiza umuriro ubundi ari umusaza ukina amakomedi yitwa Bijewe yavuze ati ajya avuga ngo nakatiye Nyabingi ngo nsingiriye umusaraba nawe yarakatiye Nyabingi asingiriye umusaraba kujya mu yindi rero iyo usingiriye umusaraba ni ukwirukanka inyuma ibyo bya Nyabingi biti inyuma wari umusizi umusaraba n'abakobwa beza bariyo kamembe none se ukatiye Nyabingi usingiriye umusaraba barahari ariko cuzingamo umwe uvuga ati kugira ngo anshyigikire anansunike mu byo ndimo n'ibyo ndi gukora reka aba ari we nishingikiriza tubane usezereye ubutinganyi fest usezereye ibintu bibi byose ukeneye ngo abone umukobwa yumve nuko bimera se umukobwa atandukanye n'umuhungu atandukanye ni ibintu byasabaga ngo bihite biba direct kugira ngo yibagirwe afate indi si nshyashya icyo gihe akugira ngo ajye muri biriya areke kugufera abantu even niyo mana y'abarokora areke kuyifera avuge ngo nje ndakijijwe kandi arakijijwe yari gugatira ubutinganyi akajya imatimba no mu migi yari kujya imatimba se umuntu wakijijwe uri kumwe n'abantu bafite biriya yajya imatimba oya yari kureka ibintu byo kuvuga ngo mve mu butinganyi ngo mungiye ku nzira ya Bibiliya ngo nayirananiye ngo ndongeye ngarutse mutinganyi byibura yambwira ngo inzira ya Bibiliya irananiye ngo nshotsi y'imatimba kamera nka yakamwana na nzovu baravuga ati oya imani oya amenya ngo yari yahinduye ntabwo yari yahinduye agomba kujya mu bintu by'Imana niyo yabona n'uwo muntu w'umukobwa bakundana yari kuba ari umuntu uri mu bintu by'iki wenda uri muri korari uri mu bintu by'Imana ntabwo yagomba guhura n'umuntu useye matimba yewe naje gusanga no matorero mane zino nsengero ari business ndazana uyu muntu umunyabyaha mwerekane ko yakijijwe abayoboke biyongere na ba Steven bari baracitse mu rusengero bazindukire nese kavuga bigarure nese ariko rero wenda turetse uyu nguyu icyo nkundira wenda Jacky nuko wenda yagiye akora gahunda nyinshi zidahuye gusa Jacky nawe umuco wacu twemera ariko uko byasa kose gusa Jacky nawe nubwo yagiye akora byaha by'iki byo guhura n'abagabo wenda nka 17 bashorera nubwo yabatijwe ariko byibuze yafashe umurongo ntigeze atandukira ntabwo yigeze atandukira ariko awufasha ruko avuye kuri cya kigo cyambara ubururu n'umweru ku modoka oya ariko buriya nicyo kibereho hari igihe kigukosora tunagishimire ko ari igihe kikugira inama ukaba wagira impinduka zikomeye cyane hari igihe ugira impinduka ari ubwoba ufite nizafata ku mavuta hari igihe uba ufite ubwoba bwo kuvuga ngo hari ahantu ibintu nahabonye sinahasubira ngo abantu bambwiye ngo bazanamanura ariko rero nicyo kigo kiriya kigo nimba kibereyeho kuba cyatuma utajya mu miduha ngo wambuke ugere hakurya mu muhanda bitaka hejuru ku musozi aho rirasira urumva nimba gishobora gukora ibyo bintu icyo kigo ahubwo deja nawe kandi nawe biguhindura ubuzima nujyayo waba umeze neza inzira yatangiye ni nziza natubabarire nukuri natubabarire sinzonge sazamere nka wundi uri femu wakijijwe mu mazi magari stiri nk'abanyumva ngo arutu video ngo abaniga ngo ibiki ngo amavide ngo bari amashumi gutya nibyo uriya nashobora kuvuga ngo ndakijijwe nibyo abivuyemo nakizwe agende arongorwe n'idini tubibone ko idini yarongorwe n'umuntu w'umugabo wo mu idini buriya mbere yo gushaka umuntu w'umugabo wo mu idini banza kurongorwa n'idini na situation situation idini ryamara kugufata rigufite gutya ryose none ukaba uri ahantu hatekanye hari secure none se ngubu yabatijwe uyu munsi Kayusi nafata ku mavuta by the way yabatirijwe muri cases ugoye fata ku mavuta man ariko ibintu byo guhinduka bigaragaza ko izi nzego zirakora zihindura kandi umutima ntabwo zihindura umubiri gusa nanone zigukura mu byaha
Fatakumavuta yarabatijwe. Yabatirijwe mani Madrid, mani niwe yabatirijwe mu gitondo nabonye inkuru ngo yabatirijwe i Madrid. Nisha nuko niba oya none ashobora kuba ari kwa kwihisha. No yaje ntabwo byemera, ntabwo wakwemera kujya mu mazi menshi ari amatakira ngo amazi menshi ari cyo twahise nkayo. Aya ntabwo wakwemera kujya mu mazi menshi, n'ubundi babubatiriza muri noza muri pisine. Ikintu kimwe ndibukubwire, ntago amazi menshi akuraho amategeko, ibyo amategeko agomba gukora. Nanze no kumuvuga ariko aramuvuze uriya mu DJ yabatirijwe muri pisine. Nanone shaka oya bayita mu mazi menshi nuko ushaka kwicira. Oya na ya Jordan niba bita ariko Jordan atiristi babajyanye Nyabugogo. Sibyo babajyanye Nyabugogo, ibyaha bigahita bitembarana nabyo. Hari igihe amara kubatizwamo, hari igihe zigamara kubatizwamo, ejo mu gitondo akahita asohokanirayo na shira akahita yidumba gusa muri ariko umunsi oya pisine barayitunganya, niba umunsi wo gukora igikorwa bamena amazi abantu baje bakawugeramo. Hari igihe umuhote uwo muri hoteli yibase oya barayasengera kuhagera iyo ari muri pisine bigenda abirangiriza. Oya no kuvuga ngo oya reka twe kuvanga ibintu uko byasa kose, abirangiriza muri pisine uko byasa kose genda bashimira ikintu bakoze gusa umutima wabo. Nde bashimira ko wabaciriye urubanza kabisa. Umutima wa Jacky na Fatakumavuta wabaciriye urubanza, baravuga bati sha Jacky yabatijwe ndakika ari nk'ejo hashize itariki ntabwo nzibuka. ahubwo rinuza urwego rushinzwe gahunda. Oya bari gukora oya ariko nibyo yubatijwe buriya tuvugishije cyane. Iyo ubatijwe uba wemeye ku rwego rwo hejuru, urumva uba wemeye pe. Abantu babatizwa bakaguma bakasubira inyuma kurenza kwakunda, ahubwo ntekereza ko oya hari abantu babatizwa bagasubira inyuma, ariko bano bantu dutewe n'ibintu byinshi cyane baba barakoze. Sha umva, niba umuntu yemeye kubatizwa, ikindi kintu gisigaye tugiye kureba ese nyuma yo kubatizwa aho n'iki bagiye gukora. Nyuma yo kubatizwa barabigumamo, azavuga ati rwose mumbabarire ibyo nakoze ibintu runaka. Igihe cyo kuva mu igororero z'ababishinzwe bazavuge bati okay je nanze muri society y'ikosowe. Jacky nawe tuzarebe ese nagaruka mu biganiro cyane cyane ko bimutunze, ese azaza nanone bano bajama bacu bo kuri zino nuza channels njya nsanga ari nabo babagwisha mu nuzamani mu makosa. Nshobora kuba mfite content yikundira byacitse barwanye, yavuze busavuze ibiki, yavuze ikibanza cyo yagishyize ku karubanda, yagize iki, nkaba aribo bantu numira. Urabizi muri muvandimwe Yaka yari afite kesi z'uko nawe ari ibigana ajya akora cengeza amaboko mu bibanza by'abandi. Baramukanga azira gukora ku kibuno cy'umukobwa mu rukiko ahantu runaka, baramukanga. Umuvandimwe asohokamo yarahamutse asigana bivuga ngo ubu ngubu ngo ngiye ngo biraganiro sinabikora. Reka araho nkora naho nakora. Ariyo mpamvu yahinduye content yiwe niyo duca nongo kano gateka neza. Oya ni ikintu ngo naca nitagira byeri nziza, naca nitagira kareti keza. Umurongo arimo ni mwiza, hariya ni mwiza kuko nawe uzakuziza ibiryo my friend. Oya neva kandi nimba ari uko entertaininga entertaininga nyine tukabona yuko uwo muntu ibyo avuga biracyana dusetsa. Mu gihe biriya hari ikiganiro utarebana n'umuntu w'umubyeyi mwicaranye n'abana cyangwa abana birukana mukarekera ukavuga ngo ugende ukajya kwisha nkaho ugiye kureba za ngo zayigisi wanayirebera kuri phone ukayireba wubitse ngo umugore yaza ngo byatareba ibyo uri kureba ukubika, umwana yaza ukubika, umubyeyi yaza ngo papa ngo buretse gato ngo ndaje ngo ubwire iki, nyereka ibintu uri kureba uhugiyemo.
no muri no minsi bari no kudukora amateleviziyo meza ari digital ushyiraho YouTube ukareba none yibaze nka papa wawe ari gukoresha account yawe iri kuri televiziyo niho wawe wasetinga araje yicaye mu rugo ngo reka mbe ngiye kuri YouTube mbe ndeba nkabona bonoma yaje zino televiziyo arebye za chaîne babiri agiye bya biganiro urebye ubundi YouTube iguhereza ibintu hora ureba ibintu ukunda nimba ari igisi nimba ari igisi bakuzana bakobwa amabuno menshi abari buwugiraho search engine nibyo bintu bakwihera umubyeyi aricaye agiye kubona nibyo bintu yiboneye gusa oya buriya zira XX ziri mu moko hari zabana bakobwa bambara amakariso n'ibibo sibyo izo ngizo zo nari hakaba hari n'izibera ahandi kuri za zindi no harakantu bishobora kwamamaza nka filime ya siadezise trailer ashaka gushyira trailer ariko ntiberekane ibyo ari byo cyangwa ugasanga hari kuri website ngurebe full hari ibiganiro biri sexual hano mu Rwanda byari bihari usanga oya hari ibiganiro bimeze nka ziriya site porno usanga ngo nibikorwa ariko biravugwa bakabivuga ngo jewe ngiyo nkoze massage ngo nkora gutya we yabivuze ibyo biri sexual nyine tuzise ibintu nk'ibyo no ibyo nabyo birahari ibyo biganiro ntago ari ngombwa ngo ujye ngo za XX no barahari abakobwa bahari ngo bakina n'iki baba bari ku mbuga ariko agataho ngaho reka turebe iby'akagakiza no bizarangirira ariko jewe ndabifuriza yuko byarangira hano heza karakomeye cyangwa karabanga kakayusi aya na Kayusi we rwose Kayusi nyine nta kundi nta rugo ruburi kigo ryi bivuze oya niko bimeze basigaye banadusiga oya ntabwo wajya mu butinganyi muco nyarwanda ntabwo wavuga ngo ngiye ngate mu butinganyi ng'abantu bakuvuye ngo uri umwana mwiza basigaye banadushinja gutukana oya nyine niko bimeze aho kuri urwo rwego nishake nanatukana hari ibintu urimo urakinisha biriya gutandukira buriya ubutinganyi wabukora ukabukora ariko utaje kuri kamera kubwamamaza ukageze ari byo bakeneye se abantu barabamamaza kuri kamera ngo ngiye nasuye muri gahunda ngo ngiye gukorera n'umugabo ngo n'umugabo umuntu duhuje igitsina ibyo bintu bikore ujye ukabivugira muri quartier cyangwa ahantu mu kabutike urumva agacuruza ibintu by'umuceri Kayusi yabivuze kuri mikoro yabivuze kuri mikoro neza kwicara aravuga ati ngiye twasubiranye aramuhobera aranamusoma aramubwira ati ngewe ibi bintu nari mbikumbuye kugaruka ku buryohe bwanjye ariko rero aho ngaho rero kiriya kigo nimba abagore oya ntabwo namwumva ariko abari ngombwa azabivugire hariya nanone n'uwabahaye iriya muri quartier mukaba yicaranye n'umuntu ariko igihe yazanye kamera agashyiraho aba yakoze ibintu byo kubibwira abantu kubwiriza nanone uwamuhaye iriya mikoro icyo nicyo dukora ni twe kubibazo byinshi reka twirebere Jacky Fatakumavuta reka turebe bano bashyashya baje mu mavuta bari mu mavuta sibyo bakiza mu mavuta tureke abaguye abaje mu gakiza bakagwa turebe ibyaha ubu barambaraye nyine n'ubundi ari ukugwa n'urambara bo barambaraye nyine byaranze tureke abo aboneye kuva ku butaka bakaganira y'umusaraba bakakatira Nyabingi wa mungane wabijiyo bija bakatiye Nyabingi bakagiye umusaraba abo ngabo tubaribo duhanga amaso
ati umudije yarambwiye ariko sinzi niba ari umudije nuko ari izina numvishe ngo yarambwiye ngo njye mbirinda ubwo wowe wamenye uwo muri bavuga rinde abanyarwanda basigaye bakubitira mu ivi cyane bakubitira mu ivi ku rwego rurenze ariko wa mukobwa ashobora kuba yatanze ibintu by'abantu ariko mureke rwose tuberekere aho dutegereze ibizavamo ndabyo tuzabivugaho gusa iyi season izaryoha nuko hajemo kiriya kigo kitazamo iyi season yari kuryoha sana kuko nta kuntu wambwira ngo wikora ku bintu bya runaka mama nyabo abari bagana ngo bikora ku bintu bya runaka mama nyabo urumva kabisa ibi bintu bya reka dutegereze abantu reka dutegereze kuko bwa byinshi oya kucyajinga inkuru iracyakomeza oya iyi season nitarangira the band ari upfuye ni tipu bazapfa hazapfa umuntu ukomeye cyane high level oye iyi season ewan nibisanzwe mwari Mugikari mwari kumwe na Neidi ewana Ziggy mutagatifu wigenga YouTube channel. Thank you very much. Dusuze na cameraman uburi inyuma hariya Steven ngabari marama ngo musumba zose Mubikari hey man Mugikari TV izamuka hejuru like share subscribe byose ni by'ingenzi